Urwenya, Kanyamibwa na Karekezi. Umugabo yagiye gusaba umugeni atazi Ikinyarwanda neza, gusa yari azi ko agomba gukoresha imigani ya Kinyarwanda kuko yari azi ko bihagije ko haba hari amagambo ari muri iyo migani kandi ahuye n'ayo yakoresheje mu ijambo yavuze. Nyiri ugusabwa umugeni ariwe witwa umusaza Karekezi yatanze ikaze asaba umukwe mukuru ariwe bitaga umusaza Kanyamibwa gutambuka agasoma ku nzoga babazaniye ngo amanure akavumbi. Umusaza Kanyamibwa agiye kuyisomaho aravuga ati: "Murakoze muzehe Karekezi kutwemerera gusoma ku nzoga, n'ubundi baca umugani ngo ushaka urupfu asoma impyisi." Abari aho bose baguye mu kantu bagira ngo aribeshya. Hashize akanya imisango iba iratangiye. Umusaza Kanyamibwa ahabwa umwanya ati: "Umusore wacu yabaye aho nuko aza gushaka mu gihugu hose umugeni yashima. Bidatinze ashimana n'umukobwa wanyu. Burya mu Kinyarwanda baravuga ngo ubuze inda yica umugi." Abari aho noneho barumirwa. Arakomeza ati: "Yambwiye ko yashimanye n'inkumi yanyu, kandi murabizi ko mu muco wacu bavuga ngo nta nkumi yigaya kuko nirwaye igisebe ivuga ko izarongorwa. Rero yasabye umubano umukobwa wanyu, nawe abyemera adatinze, dore ko baca umugani ngo utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. None nk'uko umukobwa wanyu yiyemereye kubana akaramata n'umuhungu wacu, kandi mu Kinyarwanda bakaba bavuga ngo urwishigishiye ararusoma, niyo mpamvu twabazaniye inkwano, kuko ubuze uko agira agwa neza." Umusaza Karekezi ati: umusaza Karekezi nk'umusangwa mukuru aba afashe ijambo ati: "Ntituguha umugeni wacu, dore umukobwa wacu aracyari umwana, kandi aracyari mu mashuri ngo yongere n'ubwenge." Aha ni kwa kundi abasaza baba bari kugorana mu misango. Nuko umusaza Kanyamibwa mu gusubiza arihanukira ati: "Rwose mugerageze muce inkoni zamba. Nibyo koko umukobwa wanyu aracyari umwana. Burya murabizi baravuga ngo ntukabone ifundi ngo ugire ngo ni umwana w'inyoni. Rwose umuhungu wacu azamurera kuko akuze, kandi murabizi burya ngo ubugabo si ubutumbi. Hanyuma byo kuba ari n'umunyabwenge, rwose ni byiza, natwe umuhungu wacu yaraminuje, kandi baravuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe." None rero musaza Karekezi, twiteguye kubaha inkwano amashyo yose mushaka, dore nawe
urakuze, ngira ngo urabizi ko uhongera umwanzi amara inka. Uhagarariye umuryango usabwa arumirwa, noneho ibyo gusabwa birahinduka, bati nta mugeni wacu tubaha kuko muducira amarenga ko umwana wacu twaba tumuroshye. Umusaza Kanyamibwa mu gusubiza aciye bugufi nk'utakamba ati rwose muvandimwe Karekezi, abakuru bajya bavuga ngo ukwimye ibishyimbo aba akurinze imisuzi. None rwose nimutwemerere tubakwere, dore akatari amagara barahaha. Umuryango uratsimbarara uti nta mugeni tubaha yemwe, ahubwo nimwitahire muri gutinda, muzabwire batume undi aba ari we uza gusaba umugeni. Umusaza Kanyamibwa mu gusubiza ati yego rwose turemeranya, burya intumwa n'uwayitumye barangana, kandi kuntuma ni nko kwituma cyangwa kwigirayo. None rero utakwambuye aragucerereza. Mumpe umugeni rwose, ariko mumumpa mutamumpa mumenye ko n'inyagasambu rirarema. Mwitwima umugeni rwose mba ndogafundiga. Abari aho bose batashye bazinze umunya. Ngayo nguko.